reka nkubwire nimba wari ufite budget yo gukodesha inzu $1,000 reka nkwereke inzu nakuzaniye uyu munsi. Nongeye kubasuhuza mbaye ikaze kuri Kigali Band Sale nk'ibisanzwe ngende Moses. Inzu maze kubereka ni inzu ikodeshwa. Mumenyereye ko dukunda kugira amazu agurishwa kuri channel yacu, ariko buriya tugira n'ibibanza bigurishwa tugakodesha amazu arimo ibikoresho, ndetse tukagira n'amazu yo bita unfurnished house, zanzu ziba zitarimo ibikoresho, wowe uzugakodesha nta birimo ukabiyizanira. No kuvuga ngo iyi nzu nziza mubona ni Villa House iri gukodeshwa hano Kicukiro, naho bita Murambi. Murambi iyo ugeze Nyanza gato ukagera kuri gare ni iminota mike y'ugeze Murambi mu Kiguri quartier irimo kujyamo kaburimbo inshyashya. Ubu ngubu inzu tuvugana ni kuri kaburimbo niho duhagaze. No kuvuga ngo rero iyi nzu yacu ni Villa House mu by'ukuri, kuko iyi nzu yacu ifite ibyumba 8, ikagira igikoni kiza cyane na sitoke, ikagira amanexi. Mu by'ukuri ibyo byumba byose nkubwiye ni ibyumba bigiye byisanzuye binini, ariko nk'uko wabibonye yubatse ku buryo buri moderne byo ntago wabigarukaho. Ariko inzu yacu iyo ifite ibyumba 8 iba ari inzu yatuza umuryango, cyangwa se wakoreramo na ofisi uko wabishaka ko ariko kose. Kuko nimba dufite parikingi ingana gutya ishobora kujyaho imodoka zigeze nko muri 6 cyangwa 5 ntoya, mu by'ukuri inzu yacu urumva ko aba ari inzu tugomba kwita n'ubundi Villa House. Ngwino tukomeze tugendane tubereka. Ni inzu nziza yubatse neza mu by'ukuri. Kicukiro ni quartier nziza, imuramba batahazi cyangwa se basanzwe banahazi. Amakuru mashya hari n'uko umuhanda wamaze kurangira wa kaburimbo. No kuvuga ngo ukodesheje inzu waburi utuye cyangwa se uri ahantu heza kuri kaburimbo, aho wakorera byoroshye cyangwa se mu by'ukuri. Kandi uyu muhanda icyo namenyesha cyo, uyu muhanda uragenda ushaka kuwukoresha uturutse Gikondo ukazamuka wagera kuri iyi nyubako yawe, cyangwa se ukakoresha uturutse Kicukiro santere. Urumva ko dufite inzu nziza cyane. Reka rero no kubatindira twinjirane ngende mbereka buri cyumba cyose kigiye kiri muri iyi nzu. So twakomeje iyo tutarinjira muri salo, ariko dufite entrée 3. Ni ukuvuga ngo urugi mubona ushobora kwinjirira aha ngaha ugiye winjiye ujya usa nk'ujya muri salo, ariko ufesinze salle à manger. Hagati ya salle à manger na salo rwa rugi niho ushobora guca. Tukagira urunguru rero ushobora gufungura ukaba wakwinjira muri salle à manger, ariko murabona ko n'urubaza rwacu rugiye ari runini cyane, rugari kandi rwisanzuye. Nakubwiye ngo ni entrée 3. Ni ukuvuga ko aha ngaha ku ruhande naho hari undi baraza tuhasanga, hari inzira ushobora kwinjiramo no direct uhita ujya muri salo yawe, ariko noneho akaba ari nabwo uhita ubona bwa bwiza bwa kakajaride keza cyane kari imbere ya salo. Reka ntabatindiye rero twinjirane tugende tubereka buri kantu kandi. So aha duhereye ni muri salle à manger. Iyi ni salle à manger ngari cyane, ubona yisanzuye, ifite itara ryiza, ariko ifite n'imirimbo myiza cyane. Ndebera ahantu ugiye wateretsemo utuntu, yaba amakadire yaba uturabo, ni ibintu biba bisetinze neza. Iyi ni salle à manger yacu. Twava aho ngaho dukomezanye, aha ngaha turahasanga umwanya wa rwa rugi nakubwiraga rw'igiti winjiriramo, ubona ko rufesinze rugabanya salo na salle à manger. Twava aho ngaho rero noneho tugakomereza hano muri salo. Ni salo nini yisanzuye, ngira ngo wahagarara hariya hakurya muri iranguni ukamfasha kubanyerekera. Mu by'ukuri iyi nzu ni nini, niwumva ngo ibyumba 8, ariko iyo ufite salo ingana gutya, ndebera nawe yaba amakaro ni meza cyane. Wareba plafo yacu ifite design nziza cyane mu by'ukuri, n'amatara ariho ubwabyo arabikubwiye. Iyi ni TV stand nziza iri muri ya salo yacu, urabona ko ifite TV stand nziza cyane. Twagera hano munsi ya escalier,
Ntimugire ikibazo, hano hari akantu gato bari gukosoramo ariko ntacyo bitwaye. Ni ukuvuga ko ahangaha tuhasanga indabyo nziza, utuntu twiza turi munsi ya esikariye, ndetse na dezayini nziza nk'izi ngizi zitamenyerewe. Urabona ko ari ibintu bisa neza cyane, ndebera nawe bicanye ko biba bisa. Urabona ko dufite inyubako nziza imeze neza cyane. Iyo tuvuye aho rero dukomezanye saramanje, nabwiye ko nayiberetse, saramanje nayiberetse. Ahangaha duhita duhura n'igikoni cyiza cyane kidasanzwe. Reka nkubwize ukuri, tutarajya mu gikoni, iyi nzu yacu irimo irakodeshwa $1000 8, ariko ni inzu itarimo ibikoresho, ariko yubatse neza ko $1000 ni $1.5 hafi n'igice y'amanyarwanda. So waza ukayishyura ukaba wakukana inzu nziza iri kuri kaburimbo. Twinjirane simbatindira. Iki ni igikoni cyiza cyane. Buriya niba bakubwira ngo $1000 hari icyo biba bivuze. Ndebera ububati bugiye burimo ibintu byose, urabona ko ari original. Ubwo mwaye mumenyereye ko ibindi bikingwa kuyereka ahangaha ni ugusunika gutya, mu by'ukuri ni umwijyane. Ahangaha twagira akabati keza cyane ko kuba washyiramo ibintu nk'ibirahure, utuntu twinshi twiza cyane. Mu by'ukuri njye nakunze uburyo bikoze, ari uburyo buri moderne. Ni ukuvuga ngo hano tuhagira amazi. Ahangaha niho amazi agomba kuba ari. Murabibona ko ari amazi afite pressure, aba hari nta kibazo. Hanyuma kuri iki gice tukahagira umwanya wa firigo munini cyane. Hakaba no kujya ariko keza gashobora kuba wacamo utagiye kuzenguruka hariya, ukaba waca ahangaha ukomeza. So twaza ahangaha tukahasanga stock. Iyi ni stock ariko nayo bayirangana nk'icyumba. Ni stock nini cyane, ushobora kubikamo imiceri, ibirayi, ibitoki, gutyo nyine mu gihe waba wakodesheje inzu. Reka nkubwire rero, wowe witegereje iyi nzu, inzu nziza yubakishije ibikoresho byiza cyane. Reka duhere mu cyumba cya mbere cyo hasi cy'abashyitsi muri uko byo mwiza. Twakomeje, karibu mu cyumba cyacu. Ni icyumba cyiza cyane mu by'ukuri. Ndagira ngo winjire ubanze ubanyerekere iyi tuwarete ishobora gukoreshwa n'abashyitsi bavuye muri salo. Nyamuneka ndebera tuwarete ingana gutya. Iyo nkubwiye ngo ni villa house nicyo bivuze. Reba no matuwarete kuntu ntabwo amenyerewe, nayo ni ama original. Urabona ko ari ibintu bisobanutse, yaba lavabo na mira iriho. Ni ibintu byiza cyane. Twasohokamo ahangaha tukaza direct duhita twinjira mu cyumba cya mbere. Nyamuneka inzu igucitse, waba udekoreye, waba ukoze ikosa ryo kwicuza. $1000 ni amafaranga asanzwe akodeshwa inzu z'ibyumba bigeze muri 5. Iyi ni ibyumba 8 kandi iri muri quartier nziza. Ahangaha rero twagira douche na toilette nayo nziza nini. Iki cyumba ubona ko ifite shower nziza, ya toilette nziza mudasanzwe mubona, ndetse ikaza kugiramo n'amaravabo meza. Reka ntabatindiye tuzamukane njye kubereka ibyumba byo hejuru. So twazamutse, mu by'ukuri nimba witegereje ufite amasikariye meza cyane aryoshye, ku buryo niyo yaba ari wa mukecuru ushaje mu by'ukuri atagombera uw'umurandata we yayizamuraho. Ni amasikariye mato mato mu by'ukuri afite step zigiye ziri ntoya. So ahangaha tuhafite ibyumba tugiye kujyamo, ariko tukagira n'ikindi cyumba ahangaha. Reka duhere muri iki cyumba kwanza, ubanze ndebera uburyo abantu baba batandukanye mu bijyanye no kubaka, mu by'ukuri no ku bijyanye no kugura ibikoresho byiza cyane. Urabona ko hari igihe umufundi ashobora kubakira neza ariko nabwo nta bikoresho ufite. Dushime na ba boss baba bafite abantu babaha ibikoresho, abantu nako batanga ibikoresho bizima. Iyo urebye ino plafo ukareba inzugi zigiye zirimo ahangaha zifunze ni za nzugi zose za Dubai, ubona ko nyiri inzu yari afite ubushake bwo kubaka inzu neza cyane. Ariko ubwo ni ukuvuga ngo ahangaha iyo tuhageze tuhasanga urubaraza runini cyane kandi rwisanzuye, wagira ngo ni rooftop. Urabona ko ari urubaraza runini kandi ruhagije. Ndebera nawe iyo urebye kuva hariya ukaza ukagera hano ni urubaraza. Iki cyumba ntugire ngo ni master bedroom, ntabwo ari yo. Master bedroom tugiye kuyisanga hariya hirya. Reka ntabatindiye twinjirane mu bindi byumba. So ahangaha twinjiriye rero turahura n'icyumba cya mbere kindi.
ubwo tumaze kubona ibyumba bitatu kuko hasi twari dufite icyumba kimwe, hari amaze kubereka ikindi kimwe ndetse n'iki ngiki. Urabona ko ari icyumba kinini kandi nacyo gifite n'urubaraza, ariko tukagira na dushe na tuwarete yacyo nayo afashe yinjiremo ayibangirije neza akantu ko kandi. Urabona ko nk'ibisanzwe tuwarete ni nziza, shawa nziza, ndetse tukagiramo yewe na lavabo isobanutse mu by'ukuri. Twakomeje tugendana mu by'ukuri, ni ukuvuga ko urugi mugiye kubona ni uburyo bwa kabiri ushobora gukoresha. Ushobora gukoresha ino tuwarete uciye aha cyangwa uciye muri cya cyumba. Ngwino dukomezanye tugende tubereka. Aha ngaha tuhasanga ikindi cyumba kinini wagira ngo nacyo wa mugani ni master bedroom, gifite kandi n'urubaraza rwacyo. Ni icyumba kinini gihagije. Aha ngaha niyo washyiramo garderobe hasaguka umwanya munini cyane. Mu by'ukuri iyi niyo nzu naguhitiyemo kugira ngo witurire neza kandi ubeho neza cyane. Winjirane, iyi ni dushe yacyo nayo ntabwo bayibagiwe. Ni icyumba kinini ariko gifite na dushe nini cyane. Urabona ko yo hari uburyo itandukanye na za zindi, irisanzuye, ifite shawa nziza ndetse ikagira na tuwarete nziza cyane nk'uko mubibonye. Reka twinjirane tujyane mu kindi cyumba. Twakomeje, iki ni icyumba cya gatanu cyiza nacyo tugezemo. Nyamuneka muragenda mwumva iryo jambo rigaruka iyo mvuze ngo icyumba ni cyiza, kiba ari cyiza kuko ukuntu kingana. Gifite n'umuryango hano ushobora kuba wakoresha ujya kwakisesinga urubaraza ruhari. Noneho twava aha ngaha ndagira ngo ukurikire neza, tugiye kwinjirana muri master bedroom mu by'ukuri. Ariko tutarageramo neza, banza unyanyerekere iyi design y'urugo kugira ngo inzu ni $1000. Nakubwiye njya witegereza urebe ibikoresho bikoze inzu. Twinjire rwose, karibu ndebera. Hari amazu menshi cyane mwagiye mubona adafite na salo ingana gutya, ariko reba icyumba kingana gutya mu by'ukuri ntabwo ndebera. Kandi ubwo vestiaire iri outside y'icyumba. Ntabwo nzi icyo wagikoresha, sinzi igitanda cyawe uko kingana, sinzi n'ibintu ufite uzashyiramo uko bingana. Iyi nzu nakubwiye ngo iri Kicukiro i Murambi, ibyumba 8 ku gihumbi cyawe $10. Inzu ntigucike. Erega n'ubundi hano i Murambi ni hafi yo kwirebero. Iyo ushatse umanukira no kwirebero ukaba wahagera. So dukomezanye kwinjirana. Mu by'ukuri iyo tuvuye hariya duhita duhura na vestiaire nziza cyane itagira ukuntu mu by'ukuri. Ndebera ni ukuri, iyo urebye utubati tungana gutya tuva ku gikuta cyo hakurya kigafunga aha ngaha hakuno, urumva ko uba ufite garderobe nini kandi itubutse. Aha ngaha tukagira miruwari nziza cyane umuntu ashobora gukoresha yireba mu gihe umaze kuva muri dushe nziza cyane, ariko nayo ngiye gukomeza mbereke. Mu by'ukuri iyo tuvuye aho ngaho duhita twinjira hano. Aha ngaha turahasanga ibintu byinshi byiza. Duhingukira kuri aha ngaha kuri lavabo nziza nini yisanzuye, ubona ko ifite options ebyiri. Ushobora gukarabira aha nimba ari madamu, kwa kundi waba ufite pressure ugiye kujya mu kazi, ashobora gukarabira aha nawe urimo gukarabira aha ngaha cyangwa wiborosa. Urumva ko ni ibintu byiza. Aha ngaha tukagira jacuzzi cyangwa se baignoire byiza cyane mu by'ukuri. Urabona ko n'ubundi nayo ni iy'abantu babiri, imisego n'uriya zose zikora kandi na massage. Harimo utuntu twinshi cyane mu by'ukuri, ariko aha ngaha tuhasanga shawa nini kandi nziza koko. Tumaze kubona kuri iki gice ibyumba 6. Tugiye kuri floor nyuma byo gusanga rooftop n'ibyumba 2. Mwabibonye ko twazamutse utize kuri floor ya nyuma, aho dusanga ibyumba 2, twasanga rooftop, twasanga yewe n'igice kimeze nka salo ya kabiri. Ngwino tuzamukane dukomezanye. Iyo tukinjira aha ngaha, iyo tukigera aha ngaha turuka duhita twinjira muri dushe na tuwarete nziza cyane. Ubona ko nayo ari dushe nziza cyane iri kuri standard ya za zindi twabonaga. Nyamuneka amakaro ari aha ngaha, amarangi bikani kose ni sawa cyane. Twinjirane. Aha ngaha tuhasanga ikindi cyumba. Ubwo ni icyumba cya 7. Icyumba cya 7 kinini kandi cyisanzuye, ubona ko gifite amakaro meza na parafo nziza. Ndakubwiza ukuri iyi nzu
amadolari 1000 ntabwo ari amafaranga makeya, ariko nanone ujye ureba ikintu ugiye kuyatangaho mucyo. Twava aho ngaho tukahasanga ikindi cyumba cya nyuma cya 8. Ni icyumba kinini cyane cyisanzuye, nkeka ko ushobora no kukigira nacyo master bedroom ubishatse. Kikaba gifite urubaraza rwiza cyane narwo runini kandi rwisanzuye. Ni urubaraza ushobora kwicaramo abantu bageze nko muri 5. Tuvuye aho rero ndagira ngo dukomezanye tugendana tugera ahangaha. Ahangaha hari design nziza nakunze. Ujye ureba utuntu tujye dufunza tw'utugari devu. Aha ni ahantu ushobora kuba wagira wahagira salo ya kabiri, wahagira igikoni. Njye niko wenda numva mbitekereza. Ahangaha ushobora kuhagira igikoni gishobora kwakira abantu bo kuri rooftop, cyangwa se wabishaka ukaba wahafunga gutyo kikaba ari igikoni, kikaba ari icyumba cya 9. Ubwo rero nta kindi gisigaye, reka tujyane kuri rooftop. Twazamutse aho tugeze kuri rooftop yacu nini ishobora kwakira abantu bageze nko mu 100. Ni ukuvuga ngo ifitemo ibice bibiri. Hari iki gice kidatwikiriye kinini cyane, ariko tukagira n'ikindi gice ahangaha nacyo gitwikiriye ushaka kuba wakoreramo inama n'imvura yaba irimo kugwa. Ni igice kinini cyane ushobora kwakiriramo abantu mu gihe imvura yaguye, ariko nubwo yaba itaguye mu by'ukuri aha hantu niyo baba ari abantu 100 wahabakirira. Aha rero ndagira ngo uzuminge kabisa ubanyerekere, kuko iyo wicaye ahangaha ureba kuri stade Amahoro uba uhegereye neza, wareba mu mujyi. Buri hantu hose Kacyiru mu mujyi hehe ufite view yaho. Reka nkushimire wowe ufashe umwanya ukareba ino nzu yacu. Ni inzu nziza irimo gukodeshwa, ntabwo ari ukugurisha. Inzu iri gukodeshwa $1000 cyangwa se $1,000,000 y'amanyarwanda ku kwezi. Ni inzu ifite ibyumba 8 cyangwa se ikagira n'amasaro 2, ikagira n'amadushe 8 n'ubundi ikagira rooftop. Ni inzu hano Kicukiro. Iyo urenze Nyanza gatoya ni kuno muhanda w'Umurambi bari gukora inzu yacu. Iyi Villa House uwigezeho tuvugisha kuri iyo nimero tugufasha kwigerera kuri iyi nzu nziza, we wayikodesha nawe wituje neza.